ariko abagore abagabo tuzwiho gukunda igitsina gore kurusha uko cyo kidukunda. Nibyo cyangwa ndibeshye? Nibyo twe dukunda abagore kurusha uko, ndetse ahubwo nta mugore ugukunda. Nta mugore ukunda buriya nurwiyerutse nkuko nakubwiye ni business. Abagore baragutera mu buye muzehe. Umenye ko bino bintu turi kuvuga bazabyumva. Muzehe, kera abakobwa mwateretaga babakirizaga iki? Cyane cyane bagwaga agatabi. Itabi? N'akayuga keza. Byabaga ari itegeko ko umusore wese anywa itabi se? Agatabi? Agatabi. Iyo atagwaga itabi ntabwo yakweraga umugeni. Oya se? Warariburanaga se ngo ntabwo yari guhaye? Itabi riraburanwaga rwose. Niyo wajya gusaba wajyanye inka, ngombwa baguha itabi ubicyure. Muzehe, umukobwa iyo akabaga iriya tabi ryarashe, ubwo kijyambere habaga itabi karajeri ibi bagashyira agapaki iruhande n'itabi rya sebukwe ririya rya kinyarwanda. Igikamba? Igikamba. Muzehe, umukobwa ndavuga ku bwanyu kugira ngo mumenyane murambagize paka umugejeje mu rugo, kugira ngo umwizere wumve ko uwo muntu nyine umwizeye mugiye mu rugo, mwabaga mumaranye nk'igihe kingana iki muziranye? Jado Artist Official ku isonga. Mwiriwe neza nshuti bakunzi ba Jao TV Show, njyewe basuhuza ni Jado Artist Official nk'ibisanzwe. Aha ni kuri Jao TV Show nyine, aho urukundo ruganza iteka mu bantu. Nk'uko mubibona rero uyu munsi tugiye kuganira n'umusaza, aratangira bibwira kandi atuganirire ku bintu by'abantu bakuru by'ubwenge byubaka sosiyete nyarwanda, kandi turaganira amagambo meza yuje ubwenge n'ubuhanga. Mwana uretse gato ugiye hariya sibyo? Muzehe, mwiriwe neza, reka ndagufasha ntari tubibonye amahoro. Turabona dufite umwaka mushya. Yego, umwaka mushya ukomeze ube muhire, uza w'ibyishimo ndetse n'amahirwe n'uburumbuke. Siko bavuga harya? Niko bavuga, n'uburumbuke. Yego. Uza w'imigisha. Imigisha. Muzehe, aha rero ni kuri Jao TV Show, turakwakiriye ikaze, wumve uri free, igitekerezo ufite ugitange wumva umeze neza kabisa, kandi wumve ko ibyo tugiye kuganira biri bufashe abari bukurikirane ikiganiro. Igitekerezo ufite ni cyo kungura abana batoya ibitekerezo, nkababwira iby'ejo hashize. Yego, kugira ngo bamenye umuco wa kera uko wahoze. Umuco wa kera kwahoze. Tujye tuvuga ngo urukundo ruganza iteka mu bantu. Urukundo ruganza iteka. Yego, muzehe, kuri wowe urukundo wumva ari iki? Urufata gute? Mbega wumva ari ibiki? Urukundo ni ubusabane bw'abantu, bw'abavandimwe, mbese akaba ari umuco karande. Urukundo ni umuco, ubusabane n'abavandimwe. Yego. Muri iki gihe iyo munavuze urukundo, inshuro nyinshi humvikana ibintu by'umubano w'umugore n'umugabo. Nubwo nyine urukundo ruri mu byiciro bitandukanye, hari urukundo rusanzwe rw'abavandimwe nyine nk'uko bivuga, hari urukundo rw'abashakanye, hari urw'abateretana, ariko uyu munsi wenda reka twivugire ku rukundo rw'abashakanye. Muzehe, ingo zo muri iyi minsi usanga zitakiramba, ubona biterwa n'iki kuri wowe? Kuba zitakiramba ni ukubera imico yo gushakisha bashaka ngo uburyo bw'imari yabona umugabo
ufite amafaranga menshi ariko umugabo ari umukene akaba aho yangiye gushakaho ndashaka amafaranga. Mbega ikibitera ubu rukundo rutaramba ni ugushaka byabaye bizinesi. Burya ntabwo ari urukundo rwa mbere, urwo rukundo rwa mbere rwarashaje, ahubwo byabaye bizinesi, ntabwo ari urukundo rwo gukunda nawe rwo kubaka. Niyo mpamvu ni bizinesi abashaka ahari amafaranga menshi. Niba nkumva neza ubu nta muntu ugikundana urukundo rwa nyarwo, basigaye bakunda ibintu. Bakunda ibintu, nta rukundo rwa nyarwo. Bakunda ibintu kurusha uko bakunda abantu. Nakubiri. None se muzehe, ubona ibiri kuba uyu munsi ni ibyaduka cyangwa no ku bwanyu byahozeho mu myaka yatambutse nta byabagaho? Uretse ko bitari bishyarije cyane, umuntu wabaga ufite imari yaguteshaga, yaragusenyeraga, yagutwaraga umugore. Ubwo se umuntu agutwaye umugore kubera ko akurusha amafaranga, ubwo waratuzaga bakatwara cyangwa kubera ko imbaraga zabaga ntabwo wagombaga gutuza, ugomba gukurikirana, ariko imbaraga yageza kubona nkeya ukabona utakurikirana ugahara. Bivuze ngo ibiri kuba uyu munsi ntabwo ari ibyaduka byahozeho. Si ibyaduka byahozeho kubera ko abagabo burya barakunda. Yego. Barakunda, yabona umugore wundi akasanga yaramurushije guhitamo, yaramurushije gushaka umugore mwiza. Yaramurushije gushaka umugore mwiza, yasanga ati buriya ndishije iki ubwo murusha amafaranga nta muntu sinabi. Ariko se buriya umugore nari nzi ko aba mwiza kubera wenda ko umugabo we yabigizemo uruhare, yamuguriye amavuta meza, yamuguriye isabune akamesa, yamuguriye imyenda n'iki. Ubundi iyo tuvuze ubwiza tuba humvikana iki mu by'ukuri? Ubwiza ni umutima. Ubwiza ubusobanura gute? Ubwiza nsobanura bw'umugore burya ni umutima. Ni umutima. Ushobora kumubwira ngo umutware afite umutima mwiza wo kugukunda, afite urukundo ruzima rutari rwa bizinesi, akavuga ati umugabo wanjye arampagije n'ibyo dufite. Ariko umugore mwiza ni ukuvuga ko ari umutima mwiza. None se ubu ngubu njyewe nka Jado nshobora guhura n'umugore hariya nkahita mbona ko umuntu afite umutima mwiza duhuye gutyo? Ntushobora kumumenya. Burya umutima umugore mwiza ni ukuvuga ngo umuhabwa n'Imana. Yego. N'ubundi ntabwo burya mu mutima w'umuntu. Aha, uhise uvuga akantu na Bibiliya ijya ivuga ngo urugo n'amatungo bihabwa n'ababyeyi, ariko umugore mwiza umuhabwa n'Uwiteka. Umuhabwa n'Uwiteka, imujya Imana yikurebera. Burya iyo washakiwe n'Imana bavuga ngo nashatse, burya nabyo ugomba no kubisaba Imana ati ugomba kuba umugore. Ntugomba gutuza gusa washatse, ugomba no guhora ushyira umutima ku Mana ati Mana umugore umpaye mbe muhawe nawe. Yego. Ubwo Imana rero yabigufashamo, na wa mugore afite umutima mwiza mukabana, ariko yaba ari nta mutima afite, ari wa bizinesi yazize gushaka bizinesi, yabona yagukoreho inyungu akazitwara akagusigana. Niko bimeze abagore bubu. Nta urukundo rukibaho rusaba rurambye, akenshi ni bizinesi, nta rukundo wabona rurambye. Nawe urebye wabona abagabo benshi bari kurira, ntabwo ari umwe, ntabwo ari babiri muri kino gihe. Mbega twajwemo. Tuti bakunzi ba Jado TV show, ngewe nitwa Jado Artist Official, nkaba ndi kuganira n'umusaza Bahati Salatiel. Aragira ati ingo z'iyi minsi impamvu zitakiramba nuko abantu batakigira urukundo rwiza rugamije kubaka, ahubwo basigaye bakunda ibintu kuruta uko bakunda abantu. Nawe niko ubyumva? Ndabaza wowe ukurikiye ikiganiro aho hasi muri komenti wajyamo ukatwandikira nawe impamvu ubona ingo z'iyi minsi zitakiramba.
sindi uwa kera yego ariko nkurikije uburyo njya nganira n'abantu bakuru usanga baba bavuga bati ibiriho muri iyi minsi byo yego wenda ni ibisanzwe ariko iby'iyi minsi byo birarengereye. None Sarati, iyo umugore wawe wamushutse bakamutwara ubwo byumvikane ko yaba adafite umutima mwiza? Nta mutima mwiza bafite iyo bamutwaye, n'ubundi nta mutima mwiza bafite. Nta mutima mwiza bafite. Umugore mwiza twabonye ko cyangwa dusanzwe tuzi ko umuhabwa n'Uwiteka. Ubwo ngubu waramuhawe nande Sarati? Uwo nguwo twavuga ko ni uwa Satani, kuko uwa Satani ushukwa akemera. Satani sagira abantu, Imana ko ariyo yaremye abantu. Satani nawe afite uruhare burya. Satani yaje mu isi burya nayo ifite ishyari ku bantu b'Imana yaremye. Ubwo yaje gushuka abantu b'Imana. Satani nta bantu agira ahubwo warabashuka. Washuka abantu, Satani nta bantu agira. Yego. Ashuka abantu b'Imana kubera ishyari rya Satani. Nawe urarizi ko ribaho muri iyi si. Niyo umuntu akuboneye umugore wawe mwiza akaba yamukwaka, urumva ko ari ishyari aba akugiriye. Kuko warashatse umugore mwiza, ubwo nawe aba ashutswe na Satani kugira ngo washuke wa mugore wawe amutware. Satani iba yamushutse. None se muze nk'ubu nje nkashuka umugore wawe kuko mubonanye ubwiza budasanzwe, wenda nari mfite umugore wenda mbonye ko uwawe amurusha ubwiza, nkamushuka akemera kuva mu rugo rwawe akaza mu rwanjye, ubwo ngewe mba mfite icyizere kimeze gute kimwemeza ko ngewe atazanta n'undi akajyana n'undi? Nta cyizere wamugirira uretse ko nawe ubwo ngubwo nawe ntabwo ku mutima ntabwo uri mwiza, ntabwo uri gutekereza, kuko n'ubundi baca umugani mu Kinyarwanda ngo akananiye mugenzi wawe nawe kaba kazakunanira. Kuko twese dukorera ku isi. Kuko ni mugenzi ntabwo waba ngo warusha mugenzi wawe iki n'iki. Yego. Ubwo ngubwo ngo wamurusha imbaraga, wamurusha amafaranga se, nanone azabona undi hejuru kurusha amafaranga. N'ubundi agusigaye yigendere. Nta cyizere bagomba kugira. Yego. Muze ubona ibyo ngibyo byakemuka bite? Muri iki gihe abagabo nibo bagomba kuba maso. Usabwe kuba maso, kwemera umugore wawe. Niba ufite umugore wawe bwite we nyirizina wishakiye, ukabona yakunyura, utareba. Niba ufite uburenganzira bwo gushaka abagore batatu ukabubakira, ufite amafaranga ukabubakira, ubishyizeho umutima utaranga, akaba ariyo gahunda ufite, ko ushoboye kubatunga, utazararikira ubundi wo hirya ngo mugenzi wawe yakurushe gushaka umugore mwiza. Abagore bose bava hamwe, bavuka kimwe. Yego. Ibyo bafite ni bimwe. Umugore ibyo bakora ni bimwe. N'ibitekerezo mbese bijya kungana. Yego. Nubwo yaba ari umukene burya undi akaba ari umukire, ibitekerezo by'abagore bijya kungana. Birangana. Mbega muri make niba nkumva neza uragira uti abagabo bari bakwiriye kujya banyurwa n'umugore n'icyo bafite n'umugore atunze. Yego. Nari nzi ko wenda ugiye gutanga inama uvuga uti abagabo bari bakwiriye ahubwo kujya bakorera amafaranga menshi bakarunda nyine kugira ngo bahaze abagore babo batazabacika. Nubwo wagira ibyamurenge ku isi, umugore ashobora gucika rwose kubera umutima afite. Yego. Kugira atari mwiza gucika. Naho guhirikana urashaka amafaranga menshi ngo uzatunge umugore, ntabwo ari cyo kibazo.
ahubwo wakora wowe abagabo twe kwisubiraho nturarikire abagore ukanyurwa n'uwo ufite gusa. ariko abagabo tuzwiho gukunda igitsina gore kurusha uko cyo kidukunda. Nibyo cyangwa ndibeshye? Nibyo, twe dukunda abagore kurusha uko, ndetse ahubwo nta mugore ugukunda. Nta mugore ukunda buriya nurwiyerutse nk'uko nakubwiye, ni business. Abagore baragutera amabuye muzehe. Umenye ko bino bintu turi kuvuga bazabyumva. Nibyo, abagore rwose niko dukunda abagore cyane kurusha kubarusha. Okay, wenda ntihagire ugutunga urutoki kuko na Bibiliya irabivuga. Iravuga iti bagabo mukunda abagore banyu, namwe bagore mugandukira abagabo banyu. Nta mugore utegetswe kugukunda, wowe ahubwo utegetswe kumukunda, ukamukorera byose nawe akakugandukira. Kugandukira iyo bavuze ngo akugandukire baba bavuze iki muzehe? Kugandukira ni ukwita ku mugabo, akareba ibyo amukorera, akabishima, yego, akabinezerwa, yego, nawe umutima akawumushyiraho, akamukunda nk'uko amukunda. Ibyo hanze ntabirarikire, agakunda umugabo we nk'uko nawe amukunda. Ubwo ni bwo kumugandukira, akanyurwa n'ibyo amuhaye. Akanyurwa n'ibyo amuhaye. Muzehe, reka nze nkumvishe kano kantu. Ndagira ngo aha, uyu mukecuru uramwumvise? Ndamwumvise. Aravuze ngo umugore mwiza agukumbuza iwawe, akurongoza iwawe mubi. Ibyo bintu urabyumva ute? Umugore mwiza iyo umubonye ahandi nko mu bitekerezo bagumye kuba ati uwanjye nawe yagombye kumurira kuriya, yagombye kuba asa n'uriya, ateye nk'uriya, avuga neza nk'uriya, mbega ukamushushanya umugereranya na wa wundi mwiza uw'abandi uri gutekereza. Uwo mugabo icyo washakisha ni uko niba ari ukugira ngo avuge neza, ushaka umuntu wazamugira neza ukamunezeza, yaba wamushyira afite irasanwa afite akawureka, yaba atarasanwa afura imyenda ye ukamugurira agasabune, yaba atarasanwe ukamuha. Umva ukuntu uyu mukecuru yavuze ngo ushobora kuba ufite umugore mubi usa nabi, mbega udafite isura nziza, okay? Ariko hakaba hari undi mugore ariko w'abandi wowe uzi mwiza ukushimisha, mbega nyine okay, niyo yaba ntacyo agukorera ariko wowe ukaba umureba ukamunezererwa bitewe n'uko ateye, uko asa, uko agenda, mbega ibyo byose ukaba ubikunda. Noneho ngo wajye kurongora umugore wawe wowe wita mubi, ukamurongora wishyizemo ko ari wa wundi mwiza w'ahandi. Rero agahita asobanura ngo umugore mwiza akurongoza uwawe mubi. Ibyo wowe urumva ari byo? Ntabwo byakunda.
ntabwo byakunda mbese ngo wajya kurongora umugore wawe mubi wishyizemo ko ari ya sura ya hahandi y'abandi sinzi niba uri kubyumva. ndi kubyumva kuko bitewe n'uko twageze ku gitekerezo tuvuga ati umugore ni umwe ateye kimwe. Yego. ubwiza twavuga ni uburanga, twavuga ubwiza, imiterere. Yego. umutima we ntawureba mu mutima. umutima we burya umuntu umumenyaho ibyo yashatse kumenya, ibyo atashatse kumenya ntubimenya. gusa ngo umugore mwiza kuko ateye na nka wundi bangu ni kibi bateye ni kimwe muri kamere zabo ni bamwe ni bamwe. niyo mpamvu wareba isura ya wa wundi, imiterere ya wa wundi, uwawe nawe akagushimira. uyu mukecuru yabeshye rero. umukecuru ntabwo mbese ntabwo warongora umugore wawe mubi wishyizemo ko umugereranya nyine na wa wundi mwiza. na wa wundi mwiza ntabwo urumva bidahuye neza. ntiwamugereranya na wa wundi kuko amasura aratandukanye. amasura ni menshi. hari ab'ibituku, hari inzobe zivanze, hari ibikara byiza bitsembye, hari n'abafite umubiri w'igihwari utanoga. urasa hari umuntu utanoga muze yabonye byose akeneye, ayo mavuta meza, isabune, iki, hari umubiri utanoga buriya. ariko baranoga ntibanoga kimwe. birumvikana. ni kimwe n'uko habaho abirabura, hakabaho abazungu, hakabaho abashinwa, abahinde n'abandi n'abarabu. ntabwo banoga kimwe n'undi. muze none hari abantu bajya bavuga ngo kuba ingo zo muri iyi minsi zitakiramba, ngo abasore bajya ngo ntibakirambagiza, barahubuka nyine, akabona umukobwa akabona ni mwiza, yerere ntibaziranye n'icyo agahita ashyira mu rugo. ibyo wowe wumva byagira uruhare mu gusenya ingo? nabyo byagira uruhare. mbere wararambagizaga umukobwa ukagenda ukamurambagiza iminsi, ukwezi kugashira. ese runaka hirya no hino amakuru agenda bakubwira ati uriya mukobwa ni mwiza, uriya mukobwa ntabwo ari ikirara, uriya mukobwa ubwo ntuzanye mu ibyo abaranga, yita ku byo muntu. nta mugeni utagira umuranga. shuwa. none se ubu njyewe mpuye n'umukobwa nkamukunda, nkanabimubwira ko mukunda, nawe akavuga ati nta kibazo, ntabwo twashakana kandi ngo urugo rwacu rumere neza rurambe. nawe ushobora kwibera umuranga nk'uko twabikoze, ukamanza ugashishoza ukareba, ukibera umuranga ukirangira, wamuhabwa n'uwiteka nawe akakubera umugore, bikagenda neza. none se muzehe, uyu munsi ibintu by'abaranga ngira ngo ntabwo bikifite uruhare runini mu kubakwa kw'ingo, sibyo? none se iby'uyu munsi ingo, imibano y'uyu munsi itarimo umuranga n'imibano yo ku bwanyu yabaga irimo abaranga, sibyo? wabigereranya gute? ni hehe bimeze neza, ni hehe se byagiraga ibibazo? bitewe n'uko waba ufite umuranga, burya umuranga yabaga agufashije nko kubaka. iyo umugore yashaka kugucika, ashatse kugiramo bizinesi, yabaga umuranga, ajya ku muranga kumugisha, yarazaga agahanahana, akamugisha inama, ati se ko wandangiye uriya muntu, bite bimeze bite, ngwino wongere uduhanahane, mbese niba umugabo wanjye yamere nabi, ngwino
mubaza impamvu agahanahana mbese umuranga yari wo guhanahana muri make yarahanahanaga muzehe kubumbabumba ibyo bita kubumbabumba. yego none se ibyo byakuraho niba umugore yafashe umwanzuro wo kugucika ngo ni uko umuranga yaje agahanahana byakuraho icyemezo yafashe? ushatse gucicika nyirizina nta nubwo aragenda ntabanza no kujya guhamisha. nta y'izindi ziranyura ahita anyura ya yindi yo kugucika. muze ni iki ku bwanyu ubundi mwatiritaga muti byagendaga bite? dukumbuze ibihe byanyu byagendaga gute guhera uhuye n'umukobwa ukamwishimira cyangwa se bamukurangiye wamukunze kugeza umugejeje mu rugo byagendaga bite? wamukunda ukabona wamukunze washaka kumuvugisha ngo umuvugishe muhagararanye umukobwa ati simagara mu nzira ukazinduka ukazajya iwabo mukaganira ukamubwira uko umukunda yaba agukunze kuko akakuvuga ati ndakwemereye ndagukunze kuko yabaga afite undi wamukunze aravuga ati kuko ibyo bya kera byo byari byiza cyane yakubwira ati mfite undi wankunze akakubwiza ukuri yakubwiza ukuri rwose. gutendeka ntabwo byo gutendeka byaga ari bike cyane yego simubwira ngo byariho ariko yakubwira ngo ndagukunze yabaga agukunze kuko no mu iwanyu babaga bakubonye bakamubaza bakubonye bakamubaza ati uriya musore ni uwa hehe uriya musore yaje kundambagiza akabibwira iwabo gutyo nabo bagomba kubitekereza ko yaje kundambagiza. bagombaga no kubitekereza ubwabo ikibazo ni uwo musore kuko nta birara byabagaho umusore ashaka kujya kurambagiza iyo babaga amukunze kuko baranavuganye yaramwakiraga neza yaramwakiraga neza iyo yumvaga kwitaho yarakwakiraga rwose nyirizina iyo atakwitayeho ubundi yireberaga uruhande. muzehe kera abakobwa mwatiritaga babakirizaga iki? cyane baguhaga agatabi itabi n'akayoga keza. byabaga ari itegeko ko umusore wese anywa itabi se? nubwo utabaga utarinywa yari guhaga iyo yumvaga azakubera umugeni yaguhaga itabi yaguhaga itabi waba utarinywa sogokuru akaba arinywa ukazabishyira sogokuru wawe. ubwo agatabi kari ngombwa ku musore ukunzwe n'umugeni wakunze uwo musore yamuhaga agatabi ngo agatumure itabi bikaze yamuhaga agatabi rwose nyirizina urukundo ruganza iteka mu bantu. none se yamuhaga agatabi yarankunze. kera izi nzoga zipfundikiye zabagaho? ndavuga ubwo ku bwanyu mu mabyiruka yanyu nta ziri ahantu mu bantu nko mu bayobozi bo hejuru tuvuge nko kwa burugumesitiri gusubiza hejuru aho hasi nta nzoga zipfundikiye zahabaga twabigwaga inzoga z'ubuki insirime inkangaza inturire butunda y'urwagwa itarimo amazi. mpamvu njye navuga wenda nka butunda ni uko twatsinze urabizi yakunda kuyigira yarengaga ariko nanjye nubwo naguraga ibitoki nkayirenga nkayitunga mu rugo. muri make inkumi yakwakirizaga akagage ako karwa kandi mukumva mumeze neza nta kibazo. akaga keza mukumva mumeze neza akaguha n'agatabi ariko agatabi ko kari kundangiza. agatabi iyo kaguhaga itabi ntabwo yakuberaga umugeni. oya se warariburanaga se ngo ntabwo yari guhaye? itabi ryaburanaga rwose. niyo yazagusaba wajyanye inka ngombwa baguha itabi uricyure. muzehe umukobwa iyo akabaga iriya tabi ryaraje
ubwo kijyambere habaga agatabi ka rejeri bagashyira agapaki iruhande n'itabi rya sebukwe ririya rya kinyarwanda igikamba muze umukobwa ndavuga ku bwanyu kugira ngo mumenyane murambagize paka umugejeje mu rugo kugira ngo umwizere wumve ko uwo muntu nyine umwizeye mugiye mu rugo mwabaga mumaranye nk'igihe kingana ikimuziranye kugira ngo wizere nibura umwizere mwamumaranye umwaka ariko ntabwo wakwizera umugore nyirizina umwaka wose ni umwaka ni ugomba kumwizera kuko abamushuka aba ari benshi abo abagiye bamucaho kurenga ntabwo uzi ko byabagaho nawe burya yararambagiza kugira ngo ajye gushaka yagushaka yamanje kurambagiza aramubazaga ntabumvire benshi ubwo bamara kumucwaho yaragushatse bakubaho ubushobozi bwawe mbese bamurusha amafaranga bati buriya twazamumutesha bitewe n'amafaranga dufite wenda kuriya wasanze bibaho ibigeragezo by'ubukene bikaza mu rugo urumva ko iyo umugabo yamaze gushaka ubukene burinjira yego abanyamafaranga benshi rero bakibuka wa mugore kumushukisha amafaranga nakubwiye n'ubundi yego kuko kugira ngo rero ko yaje gushaka rwa bizinesi cyangwa ko yaje gushaka ashaka urugo umwaka wose uyu munsi rero hari umusore tuvuge urareba hano Kabarondo akajya mu modoka agahuriramo n'umukobwa bakajya kugera wenda nk'ikabuga baganiriye bahanye na nimero urumva bakatandukana yego umwe akajya iwabo n'undi akajya iwabo bagatangira guhamagarana nyuma y'ibyumweru nka 3 cyangwa ukwezi ukumva ngo bari gutegura kujya mu murenge kandi nibava mu murenge barajya kwa padiri urwo rugo uba wumva rwo rutashoboka bitewe n'iterambere tugezemo wa mukobwa nakubwiye ko afite umutima mwiza wamuhawe n'uwiteka imana afite umutima mwiza umutima w'urukundo wo gukunda umugabo bitewe n'iterambere tugezemo urugo rwabaho kandi yanamuhawe n'uwiteka nyine umuzehe Saratiyeri iyo urebye ibihe bya none sibyo n'ibihe byo ku bwanyu nimvuga ku bwanyu uhite wumva cyagiye mu busore bwanyu wumva aho bimeze neza ni hehe gusa aho bimeze neza ku bwacu urumva ko ku bwacu urumva ibyo ni ibya nyuma iterambere ni ryiza ubu ngubu bimeze neza ushatse umugore wamuhawe n'Imana yego kuko ntibivumye ntabwo bivunanye umugore umukobwa muravugana hamwe mu modoka mukavugana ukamushima nawe akagushima yego yiba ataratendetse yiba ari umukobwa mwiza ufite umutima mwiza mwavugana ku cyumweru kuri telefoni akaba yakomeje kugukunda kuko ibyiza nabona ni iby'iki gihe kuko ibya kera ibyashaje biba byarashaje kera nta na telefoni zabagaho ariko kugira ngo iki kiganiro wenda kitaba kirekire kikarambira abantu reka ubutaha tuzaganira umbwira ko kera nta telefoni zabagaho mwumvikanaga mute mwatumanagaho mute nanone uzongera umbwire ku kantu bita guterura ako kantu urakanyibukije iyo wamukundaga hari ahitwa amabahasha n'impapuro n'ikaramu ukamwandikira wumvaga umukunze
ku rupapuro ugashyira mu kabasha ugafunga nyirizina ukakohereza iyo gafunguraga uwo mukobwa yumvaga yishimye yumvaga aguwe neza ubwo urukundo rwarushaho gukomera kubera ako kabanga abonye mwibasha bamwandikiye nicyo twakoreshaga cyasimburaga iyo telefone yasimbuye yego ubutaha rero uzambwira ako kantu kajyanye no guterura kera ngo mwarateruraga barateruraga reka tuzakaganireho ubutaha kugira ngo bitarambira abantu inshuti bakunze bajya TV show njya kubabwira nti nitwa Jado Artist Official njya mbibabwira kenshi ko turashushanya twandika ku myenda ku modoka ku mazu no ku bindi byose bishobora kwandikwaho dukora kashe cyangwa se stamp dushushanya imfashanyigisho ku bigo by'amashuri ku bikuta by'amashuri dukora za banderole zo ku bitambaro ndetse na ziriya zemplimwe za bana ubwo uwashaka kuduhereza ikiraka nk'icyo ngicyo ariko nari nibagiwe kubabwira ko tunadodera n'abanyeshuri ndetse n'abantu basanzwe ubwo nimero duhuriraho haba kumpamagara cyangwa se no kuri WhatsApp ni 0788 25 99 na Jado Artist Official nkaba nagiranye ikiganiro cyiza n'umusaza Bagisatieri turabakunda cyane ibiganiro byacu nakagaruka ciao ciao murakoze Satenda gushimiye murakoze nanjye ndabashimiye yego mugire umwaka mushya muhire twese hamwe